Muri no video tugiye kukwereka ibisambo bagiye batesha kwiba abaturage mu gihe bari bajujubije quartier cyangwa se umujyi batuyemo. Mwaye ikaze, niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa YouTube channel, kora subscribe kandi like kugira ngo video nk'izi ngizi zijye zikugeraho. Dutangiriye ku mwanya wa 10 turatangirana abagabo babiri, umwe wambaye ibipira by'ubururu ndetse n'undi uri ku ruhande. Ku mumotari baraje babaza umumotari byangombwa, umumotari nawe bigaragara ko nta byangombwa yari afite, batangira kumubwira ngo va kuri moto. Umumotari nawe arangije yanga kuva kuri moto. Ibisambo mu gukomeza kugwana n'umumotari bashaka kumwaka moto, nyuma y'iminota mike cyane polisi yari imaze kuhasesekara ako kanya. Umugabo ibisambo bimaze kubona polisi nuko nguko byagiye, umugabo nawe nuko nguko yasigaranye moto yewe. Nkwibutsa gukomeza gukora subscribe kuri we muntu utarayikora ugakanda like. Reka tujye ku mwanya wa 9. Abangaba yari abagabo cyangwa se abahungu babiri b'ibisambo bari bagiye kwambura abantu. Ako kanya umuhungu akihagera ababonye ko abo bagabo ari ibisambo, ahita asubira inyuma yirukanka cyane. Urabibona ko yaje yabona ko ari ibisambo akahita asubirayo mu kuzamura amaboko mu gihe agiye kujya mu modoka. Bya bisambo byahise bihaguruka birirukanka bibonye yuko babavumbiye ko ari ibisambo. Ubwo ngubwo mu gihe cyo kwirukanka bageze hano basanga urukuta rukomeye cyane, niko gusubira inyuma. Ako kanya bakimara gusubira inyuma polisi yahise hasesekara, bya bisambo nabyo bibura uko byiba. Ku mwanya wa 8 turahasanga umugabo wari uri kunywesha kuri station. Murabizi ko ari amastation yo hanze nta mugaridi cyangwa se nta muntu uburiho uba urimo kunyweshereza. Ibisambo byarajira ipuriza essence mu maso, akomeza no gupuriza ku modoka essence arayimena ari kwikiza ibisambo, nuko nguko ibisambo byagiye. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhungu wabonye umuntu uri kuvugira kuri telefone ko ategereje umukobwa kugira mwambure, uri yashyizeho akazero. Umukobwa akigera hariya bahise bamwinjiza mu nzu bafungiranya cya gisambo. Ibi bisambo bigenda biri kwivugishira kuri telefone kandi bishaka kwambura, nuko nguko bakiraburije, nuko nguko cyasubiyeyo. Ubwo nyine cyari gihiye. Mu mwanya wa 6 turahasanga abantu, urabona ko yahise aterera telefone munsi y'urugi. Ubwo yari abonye igisambo, nuko nguko yatereyemo telefone. Igisambo cyaje kitwaye moto kigera ku musore amwaka ibintu byose afite, amatelefone, amafaranga ndetse n'ibindi byose byari biri mu mufuka. Ya mahirwe y'umuntu ako kanya yahise haza imodoka ihita igonga cya gisambo isa nk'ikihusha. Kabare kurebe yaraje ihusha igisambo mu kwirukanka, cya gikapu yaragitaye mu kwirukanka bakirukaho bakirenza kaburimbo. Mu mwanya wa 5 turahasanga ibisambo biri international biri gusaka umuntu. Ni bya bisambo ubundi babyariteganyirije babifite naga private jet, ubwo ndavuga imodoka bigendamo. Byabirimo birambura umuntu bijyana ibyo bimwambuye mu modoka. Mu gushyira mu modoka babonye abakobwa babiri bafite ibikapu babirukaho, nabo bya bikapu birangira babakobwa babibatse, bahita baza kubipakinga mu modoka. Byatwaye hagati y'amasegonda 30 na 50 kugira ngo bya bindi babibye babe barangije kubipakinga mu modoka. Gusa nubwo bari babipakinze mu modoka, hari ibindi bikapu undi mukobwa wari uri kumwe n'uwo bari batse ibindi bikapu bibiri yari amaze gutwara, maze bapakinga bari kwihuta cyane kugira ngo wa mukobwa ubitwaye nawe bajye kumwaka icyo gikapu bagishyire mu modoka. Bakigenda batunguwe no kubona imodoka y'umukara ihise icaho, maze baba baraburije gutyo biba bikeya. Ku mwanya wa 4 turabona igisambo nka bimwe by'Inyabugogo cyangwa se mu Gasyata, bimwe biza kutwiba nijoro na za Rutsiro barahayogoje. Iki ni igisambo cyatangiye kurira, mu kurira cyarazamutse kikigeramo imbere gisanga hari imbwa bari bambitse ibitenge, maze ihita ikigurukana kitari cyagera nk'imbere. Ako kanya nyiri inzu yaraje, muri background y'igicucu ubona yuko nyiri inzu n'igisambo bambaranye bakarwana byatari. Twigire ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turahasanga amamoto menshi n'igisambo cyaje kiri kuguruka kugira ngo gitware moto. Ako kanya kikijya gutwara moto, abapolisi cyangwa se abarinda umuhanda bahise baza
maze bagitegeka gukuramo kasike no gushyira amaboko ku mutwe, nuko kuko icyo gisambo bagifashe. Tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turabona umugabo urimo kugendera ku isinga z'amashanyarazi hejuru, bigaragara ko ari mwene Ngango, bamwe ba Rutsiro cyangwa se baza Gatenga bamaze imitungo y'abaturage. Ako kanya inyuma baratwereka umuntu usa nkaho ari hanze uri kureba iki gisambo. Igisambo kiri hejuru ku nsinga z'amashanyarazi ku mapironi mo hejuru. Nuko nguko yamanutse. Tubigire ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga umugabo usa nkaho wagira ngo yari yibye moto, maze moto ataranayishitura cyangwa atarayitera umugeri baba barayimutesheje. Kuko moto yasigaye. Muri izi video se niyihe igushimishije? Muri izi video zose nakweretse, mbwira ni video igutunguye cyangwa se ibisambo bigutunguye bikwemeje. Ndimwe muri kubana hano kuri micro ni Shizoji nk'ibisanzwe. Hasta la vista, ndabakunda cyane. Mukomeze gukora subscribe mukanda kuri all notification kugira mubone video z'ubutaha. Hasta la vista, ndabakunda cyane. Mukomeze kunkurikirana no kuntera inkunga mukanda subscribe, like, share, musige na comment kubyo mushaka ko nzabakorera ubutaha. Ciao ciao, musharing ino video, ndabakunda cyane. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube? Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform? Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0733 41 94 043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.